Philadelphia Imana irakira. Reka tubashimire mwebwe abadukurikirana umunsi ku munsi kuri channel ya Philadelphia TV. Imana yo mu ijuru ijya ibaha umugisha. Jewe muri kumwe ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia nk'uko bisanzwe, ariko uyu munsi twagira umugisha yo kwakira umuhanzi wacu Kariza Alice. Birashoboka ko ari ubwa mbere waba umubonye, ariko ni umwana w'umukobwa Imana ihagurukije mu gihe nk'iki, ufite ishyaka, ufite umuhate, wumva ufite inyota cyane muri we, ushaka gukorera Imana. Turakwakiriye Kariza, Yesu nashimwe. Murakoze cyane. Yego. Tumaze iminsi twumva ishyaka ryawe, twumva ibihimbano byawe. Ese uyu munsi twifuje kutugezaho bimwe mu byo ufite, tukagira ngo rero reka utangire ushima Imana kuko ibashije kukugeza aha ngaha. Yego murakoze. Twubaha Imana dusenge. Twongeye kugushimira Mana ikomeye, Mana ihoraho, Mana y'imbabazi. Tugushimira ineza n'ubuntu byawe udahema gukunda bene muntu icyubahiro n'ikibi cyawe. Uwiteka rero wanyoboye unkura mu icumbi ungeza aha ku bavandimwe. Rero ndakwinginze ibyo tugiye gukora, ibigiye kubera hano byose, iki kiganiro tugiye gukora kiyoborwe nawe, aba ari wowe ukiyobora, kitirirwe twe nyamara ari wowe Nyagasani. Rero ngwino dukiduheremo umugisha intego zanjye, indoto zanjye uzi umugisha, maze nizigerwe izina ryawe rihabwe icyubahiro. Rero ngwino ugumane natwe, ubane natwe mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha Kariza. Hanyuma rero ndagira ngo udusangize, ese Kariza watangiye ibintu by'indirimbo by'ubuhanzi se ni mu gihe gihe ko tubona ukiri muto? Ese koko ubwo waba waratangiye mu gihe uyu utekereza? Urumva ibintu by'ubuhanzi nabyifuje kera, ariko mbitangiye ubu. Gusa mu ndoto zanjye kuva na kera hose byari bindimo, ariko kubw'imbaraga nkeya, ku bushobozi, ku bibazo bitandukanye n'ibyankundira. Ariko ndizera ntashidikanya ko ubu noneho kubera Imana nshobora kuba njenje. Imana ishimwe. Yego murakoze. Ese Kariza, mu by'ukuri uravuze uti njenje, uracyari umukobwa cyangwa se urubatse? Ndacyari umukobwa muto cyane ndetse. Yego. Yego. Niba atari ibanga ubu waba ufite imyaka ingahe? Yewe ni mikeya, ariko urumva ni 22 kuko mu kwa 10 tariki 9 mu 1999 urumva 23 ntabwo iruzuye, ni 22. Yego. Yego. Imana ishimwe rero kuko iguhagurukije mu gihe gikwiriye. Iyi niyo myaka myiza yo gukorera Imana. Uzi icyo ukora, bana benshi, urubyiruko rwinshi, ufite ibyo wababwira. Baguhaye kuvuga, ufite ibyo wabwira urubyiruko nk'umwana w'umukobwa ungana nkawe ukiri mu myaka 22. Ni mu myaka itoroshye ku muntu udakijijwe, ariko kandi ku muntu uzi Imana ni byinshi, kandi dushimiye Imana ko iguhagurukije muri iki gihe. None rero ndagira ngo udusangize mu ndirimbo zawe waba ufite, izikuri ku mutima, izo wifuza kuzajyana muri studio. Karibu. Yego murakoze. Indirimbo ya mbere irebera imfubyi ndetse n'abapfakazi, irebera abarushye n'abaremerewe, irebera buri umwe wabuze kivurira. Niyo mpamvu ntashidikanya na gato, kwirinda ibishwi ndetse n'ibisiga, wizera ntazakorwa n'isoni. Nagonze atinya ndi imbere y'Imana, nagonze atinya yansize amavuta, itanga imbaraga zose zibaho, itanga ingabire uyumvira hose. Ora otega amatwi isengesho ryanjye, ntiwirengagize ibyo ngusaba, ndakwinginze ngo unyite unsubize, kuko ari wowe rutare negamiye, undebera ku manywa na nijoro, ukuri ni wowe mpanze amaso.
yego imana yo mu ijuru urumva ko harimo ubutumwa bukomeye irebera imfubyi ndetse n'impumyi. Wavugaga iki? Imana niyo iturebera ku manywa na nijoro, niyo irebera impumyi, irebera buri umwe wese, irebera abafite ibibazo, niyo ibamenyera igikwiye cya buri munsi, niyo imenya uko tubaye, uko tugomba kubaho. Yego Imana ishimwe. Rero urumva ko harimo ubutumwa bukomeye. Alice aravuze ati irebera imfubyi ikarebera impumyi, mbese ngo n'abadafite shinge na rugero. Siko biri? Imana yo mu ijuru ndumva. Ese ubwo icyo ni igitero cya mbere? Yego ni igitero cya mbere. Yego Yego Imana rero yo mu ijuru ikomeze guha umugisha. Ndizera ko iyo niyo ndirimbo yonyine waba ufite cyangwa se n'inyuma hari izindi? hari nyinshi cyane, hari indirimbo nyinshi cyane. Yego ariko icyo ndi kubura ni imbaraga, ni ubushobozi, ariko ndakeka kubera Imana bizagenda neza. Kubera ko ari Imana bizagenda neza. Iyo umuntu agambiriye ibyiza Imana iramushyigikira. Nakubwira ngo ntugire ubwoba. Ese Alice mu by'ukuri wabashije kwiga? Ntabwo nigeze ndangiza, nagarukiye toronkome. Yego ariko ubu ujya wibwira se muri uyu murimo ukora ko bishobotse bibaye ngombwa wakomeza? Sinzi ariko byaba cyangwa se wanabikora wishakiye n'umugabo, kubaka urugo. Dusangize no ku buhamya bwawe. Uri umwana wa mbere, uri imfura iwanyu, ese uri uwa kangahe? N'abandi se ni abakirisitu? Tuba dufite amatsiko kumva umwana nkawe ufitiye ibihangano by'umwuka bimeze bityo. Murakoze cyane. Mu muryango wacu, famiye yacu ni abakirisitu cyane, ndetse yego nkaba ndi umwana wa kangahe? Turi benshi twebwe, turi abana 10. Mama ni umwe? Oya uwa kabiri. Yego muri abo bana 10 rero musangije ababyeyi ni babiri baratandukanye. Urumva uwa mbere yitabye Imana. Yego mama rero ni umubyeyi, ni uwa kabiri. Yego yego hanyuma ubwo ni ukuvuga ngo wowe uri muri abo bana 10? Ndi muri abo bana 10 ariko ku mubyeyi wa kabiri. Ku mubyeyi wa kabiri. Yego ubwo ni ukuvuga ngo niba muri ubwo buzima mu bana 10, ese ubwo byari biboroheye kubaho, byari biboroheye kwiga, byari biboroheye mu buzima busanzwe, cyangwa se ni ukubera Imana nyine ukareba ukavuga uti aha yarahabaye ukomeza n'abandi bantu bagukurikiranye? Kuko mu by'ukuri urumva ntabwo byari byoroshye. Urumva naho bana 10 ni ikibazo mu gihe cyashize. Ubu ngubu wenda ntacyo, kuko bamwe bagiye bava mu rugo nyine bashaka, kuko mu rugo barakuze. Yego ariko ni ikibazo kitari cyoroshye, ariko kubera Imana nyine turiho twese, turashima Nyagasani. Imana ishimwe. Yego hanyuma mu bijyanye n'ubuzima, mbese hari aho byaba byarageze bikakugora Kariza, hanyuma kubera ubuzima bwo kugira abana benshi? Ese papa yagiraga akazi? Ese mama yarakoraga? Mwabagaho umuti mu by'ukuri? Ndumva kugira abana 10 muri iki gihe, kuko sina kera cyane, byari bikomeye. Ese wabwira iki nk'abantu bashobora kuba bari mu buzima bafite abana, ariko akibaza ati subu koko bazakura bazagera ku cyo bageraho? Wababwira iki? icyambere ni ukwiha amahoro, kumva ko ukomeye, ugatuza aho ugaharanira igikwiye, kuko kubera Imana byose birashoboka. Ntabwo biba byoroshye, ariko hari ubushake gushobora biraza. Urumva twari mu bana 10, ababyeyi ni ababyeyi nyine basanzwe, nta bikaze nk'uko babivuga, ntabirenze. Yego ariko nyine wenda ntabwo twaburaraga cyangwa se ngo tubwirirwe, ariko ibindi nyine hari bitaragendaga neza bitewe n'ubwinshi bw'urumva afite uwo ari kurihirira, undi nawe araje, urumva ni ikibazo. Ari nayo mpamvu twagiye tubivamo gutyo, ariko
nta kundi twizeye ko kubera Imana bizagenda neza. nzagenda neza. Yego. ese ubu mu bindi mirimo isanzwe ya buri munsi ubasha gukora iki? Ndaho nyine nkora akazi ako akabonetse, yego, ariko naracuruzaga, gucuruza bitewe n'ibihombo bya kovide biranga, biza noneho narafashe na keredi Kredi ya banki. yego, kuyishyura biba ibi binambara biba ibibazo, ku bw'amahirwe ariko mbona ndayishyuye, yego, sinabasha gukomeza ariko ndi kubiteganya. Imana ishimwe. Yego. Hanyuma ku bihangano byawe by'umwuka, indirimbo zawe, ugira igihe ukajya ahantu ukiherera se ugafata bibiliya, cyangwa se n'ijwi wumva, biza bite kugira ngo umuntu abashe kugira impano yo kuririmba? Cyambere nk'uko kare nahose mbivuga, nabyirukiye muri korali, nkunda kuririmba, binzamo rero ndabikurana, numva kumva n'abo bahanzi bakuru bacu bandi bakarushaho kubinkundisha, nkumva ndabikunze, mbikora gutyo. Ariko by'umwihariko nkunda no gusoma bibiliya, rero iyo nsomye bibiliya nkabona amagambo cyane nk'igitabo cya Zaburi, buriya ni igitabo nkunda cyane muri bibiliya, ndagisoma, nasoma nkavuga ni okay, hano nkumva ijambo nyine naribyazamo indirimbo kandi bigakunda kandi nziza. Ni muri urwo rwego ngenda mpangamo. Ibitaramo ndajyamo, nta gitaramo barantumira, urumva ndacyari kuzamuka, ndacyari nanjye ni ukwiga niko nabyita. Rero biracyameze gutyo gusa, ariko nizera ko kubera Imana bizagenda neza, niyo niringiye gusa. Reka twongere udusangize ku kindi gitero, cyangwa se reka wongere udusangize ku kindi gitero cy'iyo ndirimbo. Uhoraho tega amatwi isengesho ryanjye, ntiwirengagize ibyo ngusaba, ndakwinginze ngo unyiteho unsubize, kuko ari wowe rutare negamiye, undebera ku manywa na nijoro, ni ukuri ni wowe mpanze amaso, undebera ku manywa na nijoro, ni ukuri ni wowe mpanze amaso. Nagonze atinya ndi imbere y'Imana, nagonze atinya yansize amavuta, itanga imbaraga zose zibaho, itanga ingabire uyumvira se. Dawidi yari umwana muto cyane, umwe w'insuzugurwa, ariko ntasuzugurwa ku Mana, ibyananiye abantu we yarabishoboye, ariko ntasuzugurwa ku Mana, ibyananiye abantu we yarabishoboye. Nzasingiza Uhoraho igihe cyose, akanwa kanjye kazahora kavuga ishimwe rye. Nagonze atinya ndi imbere y'Imana, nagonze atinya yansize amavuta, itanga imbaraga zose zibaho, itanga ingabire uyumvira hose. Ubugingo bwanjye buzira tuhoraho, abicisha bugufi bazabyumva maze bishime. Nagonze atinya ndi imbere y'Imana, nagonze atinya yansize amavuta, itanga imbaraga zose zibaho, itanga ingabire uyumvira hose. Mufatanye nanjye dusingiza Imana, muze dufatanye gushyira izina rye hejuru. Nabajije Uhoraho nawe aransubiza, angiza ibyantera ubwoba byose. Nagonze atinya imbere y'Imana, nagonze atinya yansize amavuta, itanga imbaraga zose zibaho, itanga ingabire uyumvira hose.
imana iguha umugisha Kariza, itanga imbaraga, itanga ubuzima ku muntu wese uyumvira. Ni ukuri ngewe ndumva harimo ubutumwa bwiza, ariko urumva rero nk'urubyiruko rudukurikiye cyangwa se ababyeyi, abantu bakuru, murabona ko uyu mwana ni uwo gushyigikirwa mu by'ukuri, agasengerwa mu buryo bwose, kuko urabona ko arahagurutse, afite ishyaka, arumva ko yakomeza gukorera Imana we muri we. Aravuga ati ndicara ngasoma Bibiliya, ndicara ese Kariza, kabazo k'amatsiko, wumva mu by'ukuri Imana iramutse igushyigikiye, ikagushyigikira muri izi mpano zawe, kandi yaragushyigikiye kuba n'uyu munsi ugeze aha, ukaba uteganya no kujya muri studio, ni ukuvuga ngo Imana ibihagazemo. Ndagira ngo rero nshishikarize abantu badukurikiye mu by'ukuri, ntiwicarane impano yawe, ya mpano yose wumva, cya kindi ukunda mu murimo w'Imana, ujye uhaguruka usenge, ugishyire mu buryo, utera intambwe imwe. Ngira ngo murabona ko Kariza abashije kugera i Kigali, ariko Kariza ntabwo abwiye abantu ngo babwire ngo uturuka he, ukomoka mu ihe ntara. ni intara y'Amajyepfo, akarere ka Ruhango, umurenge wa Mbuye. Murenge wa Mbuye. Yego. Ubwo rero urabona ko uyu munsi yicaye muri Kigali i Nyarugenge, ni ukubera Imana, kubera umurimo w'Imana, kubera Imana. Nawe rero uri aho ngaho ushaka kuvuga uti se ubugiye nabigeraho nte? Mu by'ukuri jye ndumva Imana ishobora byose. Iyo duteye intambwe imwe, Imana itahira 99. Jye naragiye ngeze ku musozi, ndeba hakurya ndongera ndeba hakuno, nshimira Imana kuko ariyo yabiremye, nshimira Imana yo yandinze uyu munsi. Jye naragiye ngeze ku musozi, ndeba hakurya ndongera ndeba hakuno, nshimira Imana kuko ariyo yabiremye, nshimira Imana yo yandinze uyu munsi. Mana tegera amatwi isengesho ryanjye, ntiwirengagize ibyo njye ngusaba, ntiwirengagize ibyo njye ngusaba. Jye naragiye ngeze ku musozi, ndeba hakurya ndongera ndeba hakuno, nshimira Imana kuko ariyo yabiremye, nshimira Imana yo yandinze uyu munsi. Dawe uri mu ijuru, nyir'ijuru n'isi, dawe uri mu ijuru, nyir'ijuru n'isi, uzacungure ubugingo bwanjye, ukize intambara z'abandwanya ni benshi, wowe undebera ku manywa na nijoro, wowe uturebera ku manywa na nijoro. Jye naragiye ngeze ku musozi, ndeba hakurya ndongera ndeba hakuno, nshimira Imana kuko ariyo yabiremye, nshimira Imana yo yandinze uyu munsi. Imana iguha umugisha. Washimiye Imana. Murumva ko ari indirimbo mu by'ukuri zirimo ubutumwa bwiza, zirimo message, zirimo ubutumwa. Nukuri Kariza, ndashimira Imana kuko ufite indirimbo nziza, kandi ndabizi ntashidikanya neza kuko Imana ihagurukiye kugushyigikira. Ni igihe cyo gushyigikirwa n'Imana kubera ishyaka. Ahubwo nibazaga ngo ese ko benshi iyo bakira urubyiruko nk'uko twagiye tubabona bamwe na bamwe, iyo bamaze kubaka usanga hari ukuntu impano zabo zigabanutse, ugasanga ishyaka, cyane ko ukiri umwana, ugasanga ugize ibishuko, we wumva muri wowe mu by'ukuri uko ufite ukuntu intumbero yawe imeze cyangwa umuhamagaro wawe, wumva n'uyu munsi uramutse ushatse ukabona fiance, wumva wakomeza naho inshingano zakwiyongera. Buriya tubaho cyangwa se turiho kubera hari utuma tubaho. Yego. Hari uwo duhanze amaso, hari inkingi twegamiye itajegajega. Iyo rero ndakeka witeye umugongo ukajya mu byawe, sinyeka ko ntabwo waba ucyuzuye, hari ibyo waba uri kubura. Ni muri urwo rwego rero ngewe uwo namenye, uwo nemera, nzagumya mwemere, nzagumya mushikameho, kabone niyo byagenda bite, nta cyambuza kumuhamya cyangwa se kumwamamaza.
Imana ishimwe ko ari Kariza yumva muri we uko byagenda kose, niyo ubuzima bwaramuka buhindutse warumva ko hari inkingi yegamiye iramutse ayivuyeho n'ubuzima bwaba budahagaze neza. Rero Kariza navuga ngo Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusangize ku ndi ndirimbo wumva uteganya nanone Imana iramutse ibigenje neza. Abanzi banjye barancihagura umunsi ukira, ariko abanzi banjye barancihagura umunsi ukira, kuko hari benshi bishyira hejuru bakandwanya, ariko mu gihe cyose mfite ubwoba nzakwiringira, nawe nyir'ijuru n'isi. Nzarata ijambo ry'Imana kuko iri kumwe nanjye, Imana niyo niringiye, muntu bantu bantwara iki, sinzatinya na gato, dawe nyir'ijuru n'isi. Abanzi banjye barancihagura umunsi ukira, kuko hari benshi bishyira hejuru bakandwanya, ariko mu gihe cyose mfite ubwoba nzakwiringira, dawe nyir'ijuru n'isi. Imana iguha umugisha, uziringira Imana nawe udukurikiranye. Nukuri uwiringiye Uwiteka ngo ni nk'umusozi Siyoni. Abantu bagushihagura, abantu bakwanga, abantu bakuvuga, abantu bakwanga kugushyigikira, cyangwa se bakaguca intege, ntibanavuge yuko bizanakomeza, bakanabikubwira cyane. Twagiye twumva batubanjirije Nehemiya ngo ajya gusana inkike z'i Yerusalemu, harimo ngo bamurwanije baranamubwira ngo ntabwo zizuzura, ariko arakomeza ngo waranubaka. Rero Kariza nakubwira ngo Imana ikomeze kugirire neza, igushyigikire. Wabwira iki nk'urubyiruko uyu munsi ruri aho ngaho kabona arangije kwiga, cyangwa se akavuga ko ari umushomeri kandi ari umukristo? Urubyiruko rw'umukristo warugira nama ki bari mu nzu y'Imana basenga? Uyu munsi wamubwira iki? Nibihe byiringiro wamuremamo? Ni irihe vugabutumwa wamubwira? Kuko tubonye abana b'urubyiruko bamwe na bamwe bari mu nzu y'Imana, ariko akumva akakubwira ngo nta kintu yakora, nta kintu ashoboye, nta mpano afite. Ndagira ngo ubagire inama muri aka kanya. Muri aka kanya icyo nabwira urubyiruko, nanjye ntabwo nari nzi ko uyu munsi uzagira ngo nisange hano, cyangwa se mbibone uko ndi kubibona ubu ngubu. Icya mbere ni ukumva ko ni ukwigirira icyizere mu byo ukora byose, mu byo urimo byose. Yego ibicantege ntibyabura, abakurwanya ntibabura, ariko wowe ugakomera. Nyine ni nabyo bigaragaza umukristo nyawe, cyangwa se umuntu ufite urukundo nyarukundo, cyangwa urukundo nyarwo. Arangwa no kwihangana mu bye byose. Rero icya mbere iyo wihanganye ukumva ko kandi nanone aricyo uhanze amaso, aricyo ugomba kugeraho, byanze bikunze kubera Imana ubigeraho. Rero wowe rubyiruko, cyangwa se namwe mwese munkurikiye, nababwira ngo mushikame, mwumve ko nyine muhanga amaso ibyo murimo byose. Iyo ukora ikiri cyiza, nkeka ko ntabwo Imana igutera umugongo, ahubwo iragushyigikira. Rero icya mbere banza wigirire icyizere, ukunda ibyo urimo, ubiha agaciro bikwiye, ufite aho uva, ufite n'aho ugomba kugera. Ubundi byose kubera Imana bizagenda neza. Imana iguha umugisha. Aragize ati banza wigirire icyizere, wumve ko ibyo urimo byiza byo mu nzu y'Imana, wumve ko ejo hawe ari heza. Kuko aragize ati ntabwo waba uri mu murongo mwiza ukorera Imana ngo Imana igutererane. Kandi nibyo, ntabwo waba uri umukristo wubaha Imana ngo hanyuma nutera intambwe imwe Imana iwe kudatera 99. Rero nabwira abadukurikirana ngo nimureke tube mu nzu y'Imana kandi dushaka umurimo. Imana ihamagara Abisirayeli ibakura muri Egiputa, yabwiye Farawo ngo rekura Abisirayeli bajye kunkorera. Mu by'ukuri twahamagariwe gukorera Imana. Birashoboka ko utaba umuhanzi,
birashoboka ko utaba umuvugabutumwa, ariko hari indi mpano Imana iba yaraguhaye ukimara kugera mu nzu yayo, ukimara gukizwa. Hari impano ufite, ishobora kuba itari nk'iya Kariza, ariko nawe ufite iyawe. Koresha impano yawe uyisengera, wubaha Imana, ukiranuka, utinya icyaha n'igisa nacyo, kuko burya ibyaha nibyo bidusubiza inyuma. Ibyaha nibyo bidutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ariko iyo tugerageje kwirinda ibyaha, cyane cyane rubyiruko, ibibashuka ni byinshi. Ariko iyo twamaze kugera mu nzu y'Imana, tugashaka kubaza Imana icyo twakora, Imana iratuyobora ikatwereka inzira. Bityo rero niyo mpamvu mubona Kariza ari aha. Buriya nuko ataratubwira, byatangiye bimurushije kuba yicaye aha, byamufashe izindi mbaraga ariko z'Imana. Z'Imana kuba yicaye ahangaha. Kariza rero ntabwo narangiza nakubwiye ngo twongera kandi karirimbo kamwe twumve igitero gisoza cyangwa se Dawidi yari umwana muto cyane, umwe w'insuzugurwa, ariko ntasuzugurwa ku Mana, ibyananiye abantu yarabishoboye. Ntabwo nzatinya ndi imbere y'Imana, ntabwo nzatinya yansize amavuta, itanga imbaraga zose zibaho, itanga ingabire uyumvira hose. Irebera impumyi, imfubyi ndetse n'abapfakazi, irebera abarushye n'abaremerewe, irebera buri umwe wabuze kivurira. Niyo mpamvu ntashidikanya na gato, twirinda ibishwi ndetse n'ibisiga, uyizera ntazakorwa n'isoni. Ntabwo nzatinya ndi imbere y'Imana, ntabwo nzatinya yansize amavuta, itanga imbaraga zose zibaho, itanga ingabire uyumvira hose. Uhoraho tega amatwi isengesho ryanjye, ntiwirengagize ibyo ngusaba, ndakwinginze ngo unyiteho unsubize, kuko ari wowe rutare negamiye, ubu ndebera ku manywa na nijoro, n'ukuri ni wowe mpanze amaso. Ntabwo nzatinya ndi imbere y'Imana, ntabwo nzatinya yansize amavuta, itanga imbaraga zose zibaho, itanga ingabire uyumvira hose. Nzasingiza Uhoraho igihe cyose, akanwa kanjye kazahora kavuga ishimwe rye. Ntabwo nzatinya ndi imbere y'Imana, ntabwo nzatinya yansize amavuta, itanga imbaraga zose zibaho, itanga ingabire uyumvira hose. Ubugingo bwanjye buzira tuhoraho, abicisha bugufi bazabyumva maze bishime. Ntabwo nzatinya ndi imbere y'Imana, ntabwo nzatinya yansize amavuta, itanga imbaraga zose zibaho, itanga ingabire uyumvira hose. Fatanye nanjye dusingiza Imana, muze dufatanye gushyira izina rye hejuru. Ndabajije Uhoraho nawe aransubiza, ankiza ibyanteraga ubwoba byose. Ntabwo nzatinya ndi imbere y'Imana, ntabwo nzatinya yansize amavuta, itanga imbaraga zose zibaho, itanga ingabire uyumvira hose. Imana iguha umugisha. Agize ati itanga ingabire ku muntu uyumvira wese. Rero Kariza, Imana ikugire neza, iyo ngabire y'Imana uyikomeze. Ariko ndibaza nti ese uracyabona umwanya, ko tumenyereye ko abahanzi cyangwa se abantu bahagurikijwe n'Imana mu mihamagaro yabo badakunda kwicara hamwe, uracyabona umwanya wo kujya muri korali, mu rusengero ukaririmba? Urumva bitewe n'akazi umuntu aba akora, cyangwa se
n'impano n'ibi byose ntabwo biba byoroshye, ntabwo korali nyibamo, ntabwo nyibona umwanya wo kujyayo, ariko amakuru yayo cyangwa se yego mbikurikirana hafi, mba mbizi, yego ndabaza mba mbizi. ariko mba nibaza jyewe mba numva twakabaye nk'aho mu nzu y'Imana ariho twakuye impano, nanone twayishakira igihe, twayiha umwanya nayo, kuko kenshi usanga iyo umuntu amaze kumenya kuririmba ku giti cye, kenshi mbona bava mu murimo w'Imana bari ko mbivuga, cyangwa se muri ya korali, muri ya gurupe, ukabona umuntu yabaye umunyempano akava muri gurupe yo mu rusengero, akava muri korali yo mu rusengero. Ese bira bintu ntabwo ari bibi, kuko mbibona kenshi. Ariko buriya ikibi kuruta ibindi, kumva wahoze muri korali, buriya korali ibishingiye ku bintu bingahe by'ingenzi, ibikorwa by'urukundo. Icya mbere ni ibikorwa by'urukundo, ariko nkeka ko nk'iyo igikorwa cy'urukundo cyabaye ukabimenya, ubashije kubimenya ukagishyigikira, nubwo utabashije kuba uhari, ariko nibuze hari uko wabigenje umera nk'uhari. Ibindi amakuru yayo ukayakurikiranira hafi, cyaba ari igitekerezo wenda ukagitanga, nkeka ko ntabwo uba witandukanyije nabo, muba mukiri kumwe. Rero nabwira wenda uwabivuyemo, wumva yabivuyemo burundu, ntabwo ari byo. Wenda niba ubuze mu buryo bumwe, boneka hari ukundi waboneka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi nkeka ko byashimisha Rurema. Yego, murakoze rero. Kariza, nagira ngo ube wadusengera ku mwanya wundi tugiye kujyamo, ube wadusengera. Uragize Imana ibi biganiro n'abadukurikiranye bose bahabashe kubona umugisha w'Imana, Imana ikomeze ibagirire neza. Abakunzi ba Philadelphia TV, abakunzi mwese ba Kristo, Imana ibagirire neza. Mu ndirimbo nagiye mbona harimo indwara zikira, umuntu yakurikirana indirimbo akarangiza yabohotse, imigozi yamubohaga yose yamushizeho. Umuntu yakurikirana umuririmbyi, umuhanzi se, akabohoka, agakira indwara, akabohoka, akabasha kwaguka mu mwuka no mu mubiri ndetse. Rero niyo mpamvu ugomba gusengera uyu mwanya kugira ngo Imana ishyigikire uyu murimo tuvuyemo. Twongeye kugushimira Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ihoraho, ineza n'urukundo byawe udahema kutugirira icyubahiro kibi cyawe. Reka tugushimire we mizero y'abihebye, reka tugushimire we soko y'ingabire zose, reka tugushimire dawe nyir'ijuru n'isi, kubw'ineza n'urukundo byawe udahema kugira bene muntu, izina ryawe icyubahiro. Reka tugushimire kuba uyu mwanya wose ubanye natwe, ndetse ukaba ukomeje kubana natwe, ukaba tukiri kumwe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Witeka ubishimirwe, ushimirwe buri umwe wese nyir'ingoma ukurikiye icano. Ndakwinginze ngo buri umwe wese n'ibibazo afite n'ibitekerezo bye, buri umwe wese n'ibyo arimo ubimuheremo umugisha kandi ubimukomereze. Abarwayi ubarambike ikiganza cyawe cy'imbabazi gikiza, maze nibakira bazabashe gushima izina ryawe. Ngangwe n'ubane na buri umwe wese turi kumwe, natwe twese ugumye uduha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Philadelphia, Imana irakira.